Ni wowe uza unsanga. Mbese uzaza ryari ko nagusasenga siza utununga ndetse n'imisozi ngo ngusanganire nzira isoni nzagutuza heza ubutazaguheba. Ni wowe uza unsanga musanganirwa. Uzaza ryari wowe uza unsanga, wowe umeze umumiro ku gishyitsi cya Yese, wowe uza unsanga ngo nzahure, nzategereza kugeza ryari mwimanye, adiventi yanjye izarangira nuzi wanjye. Yohani Batista yahanuye kenshi ati nimutegure inzira za Nyagasani, umwami w'amahanga ari bugufi, bamwe batubona indi ubumba isi. Ni wowe Emmanuel, Imana turi kumwe. Kuva mu bisekuruza bya kera wategerejwe igihe kinini, ningiza uyu muhanuzi uyu munsi, numvise ijwi ry'ihumure ry'Imana, ngizwe integuza ya Yezu Kristo. Ni wowe uza unsanga uri Mesiya, mbivuze nshize amanga, reka mbibabwire ko nawe uzemeza bahakanye ugaha imbaraga bagenzi rwose, ngwino iwanjye mukunzi mwiza. Ni wowe uza unsanga uri Mesiya, mbivuze nshize amanga, reka mbibabwire ko ari wowe uzemeza bahakanye ugaha imbaraga bagenzi rwose, ngwino iwanjye mukiza mwiza. Wowe n'urubyaro rwawe Izayi we, sohoka musanganire Akazi, we wasabye uhoraho ikimenyetso, ni ukuhoraho ugatanga ikimenyetso hatazagira unaniza izina ry'ukundi. Dore ngaho mwarasamye inda, akazabyara umwana w'umuhungu, izina rye rikaba Emmanuel. Ese urinde wowe uza unsanga? Ni wowe witwa Imana turi kumwe. Nuko marayika Gaburiyeli atumwa kuri Mariya ati ndakuramutsa Mariya mutoni w'Imana, uwahebuje abagore bose umugisha mwari, ati kandi n'umwana ubyara asingizwa. Ubwo Mariya ubwoba buramutaha. Marayika ati wigira ubwoba Mariya, dore watonnye ku Mana ihoraho, nk'uko byahanuwe kenshi, ubu ugiye gusama inda ukazabyara Imana, Nyagasani ari kumwe nawe, uti bimbeho nk'uko bivuze. Nibyo koko bisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari ifite mu bitekerezo akaba umuziranenge we wese, ububasha bwa nyir'ijuru buramubundikira. Ni Mariya mwinana na Yowakimu, mwari wa Isiraheli wakunzwe n'Imana, mutoni watoneshejwe n'Imana, mubiri wa roho isukuye nje ndata, ruhimbi rw'ibyiza bya Nyagasani. Ni wowe uje usanga iwanjye, we Mariya yemeye gusama, yego igasoza isezerano ry'Imana, kaze neza we dutegereje iwacu, sanganirwa mwami uje unsanga. Nubwo isi itakwakiriye neza, none namenye ko ugiye kuza, ugategeka amahanga yose y'isi, uzahuruza abami bose bakuramye, usesekaze umucyo wawe kuri iyi si yacu. Kaze kwizera rukundo rudasaza, gihangange giharaza ubuhanga, ngwino ndwanye y'icyaha ugatsinda, mudatsindwa wowe uje unsanga urisanga, ni wowe unsanga uri ibyishimo. Sinabona inganzi isiga neza ngo nganirize amaza yawe, gusa ndahanurira amahanga adiventi, nti nimutegure inzira za Nyagasani, ni wowe uje unsanga mukiza w'isi. Mbese uzaza ryari mukunzi wanjye, naguteguriye ikirugu cyiza, ngo unyigishe kwicisha bugufi ngomba, ngufashe nanjye kogeza ingoma y'Imana, ni wowe Mesiya ngwino unsanga. Mugaba wa Isiraheli tega amatwi, urebere mu ijuru witegereze, maze utabare uwo muzabibu, ubengeranishe uruhanga rwawe tuzahure, utwoherereze uwo twategereje. Ni wowe uje unsanga, nsanga ngo utuze, nsezeranye isaha uzaza ngo usange, nzataramane n'amahanga muri iyi ngando, nzahange mu nganzo y'ingoma yawe,
uzahorane nanjye Yezu wanjye mukiza wanjye. Nkumbuye kuririmba Noheli nziza, n'isi yose yabonye agakiza k'Imana, n'imiryango y'isi yose Noheli nziza, n'umukiza yatashye iwacu nitumuramye, ngubu uje unsanga Yezu Kristo. Ni intambwe nke nzatera, aho nzacana itabaza rya Hope, ngacana itabaza rya Love, ngacana itabaza rya Joy, nasozereza kuri Peace n'umukiza w'isi yaje. Nosingiza Imana Clarisse umusi usiga bagasigara basiganuza, abandi basobanuza uwasize agasiga adasize abakunda. Mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhira.